Menya ibitukwiriye mu gihe nyacyo. Imana irabimenya. Noneho ntabwo ikindi kimenyetso, ntabwo kubaho kwe kugira ngo ube umutsinzi mu buzima rusange. Sibaza nawe kugira ngo umenye ko urukundo rubaho, nuko wowe wumva ko wikunda. Wikunda cyangwa ukunda abandi? Ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda? Exactly. None se uzamenya ko ruhari ko tutarikunda ngo ukunda umuntu nkuko wikunze. Rufite amaso, rufite amazuru, rurahumeka, rufite umunwa ruravuga, rufite amatwi rurumva, rufite ibirenge ruragenda, rufite amaboko rurakora, rugira imirimo igaragara. Mana we wasiwe kukubabariramo. Ni igihamya cy'uko umunezero uhari kandi ibihe bibi ari ibindiho, ari ibyambayeho n'ibizanzaho. Mbibwiye ko hari ibindi bihe abera bazabamo. Hari ibindi bihe. Kuvuga ngo ntabwo ndi bugire ibyiringiro kuko ndyamye hasi ndaharyama nhabwa hari icyicaro cyo mu ijuru. Ahubwo umuntu ugira peti yariye wenyine mu bisanzwe abari ruhu rw'inda. Neko mu kinyarwanda bavuga fide umuntu ugira peti akaryoherwa arya wenyine. Ubu rero ruhu rw'inda pe. No ukuri ko Imana ntabwo aba ari ukuri kurya ibiryo biryoshye. Ahubwo nuko ubuzima bwe buba butakwemerera kubana n'abandi. Abize biology murabizi ko uwo muntu hari na serire z'umubiri ziba zarapfuye. Amahoro y'Imana nshuti wowe ukurikiye ijwi ry'umukanguzi, twizere ko umeze neza, ariko hari n'igihe bitaba biri kugenda neza mu ntambaro uri kurwana. Christo mubane kandi arwanane nawe kuko niwe wabasha gutsinda urugamba urimo urwo ari rwo rwose. Imana rero iguha umugisha ko wahisemo kudukurikira kandi kubufunguye iki kiganiro. Ndakwizeza yuko ugiye kugubwa neza kandi ugiye gufashwa. Iki kiganiro ni baza nawe, ushobora kuba waza nawe tukagira ibyo wabaza. Waba uri umukristo, waba utari umukristo, ariko hari ibyo wifuza kumenya mu buzima bwa Kristo, twaguha umwanya ku ijwi ry'umukanguzi rwose, nawe ukagira ibyo ubaza, twaguha umwanya ukaza tugakorana ikiganiro, cyangwa se no muri comment ukabaza tukazagusubiza. Ibyo byose turabikora. Imana rero iguha umugisha. Bari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mutubereye umugisha. Imana ibaha umugisha. Batarakanda subscribe cyangwa se s'abone mu bikore kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho mu kandi no kuri iyo nzogera. Nitwa Fidele Gatabazi, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Turakwakire mu izina rya Yesu. Amen. Meze neza? Turashima Imana kubw'iryo zina. Turongeye kukwakira ku mukanguzi. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi ninde ukangura, akangura nde? Hakangura uri maso, hagakangurwa usinziriye. Yego. Yego. Umuntu abwirwa n'iki ko asinziriye? Nuko utamenya ibiba. Kuko iyo umuntu ubuse nta muntu ushobora kubutekereza yuko ari maso kandi asinziriye. Ya, uwo nguwo ni nawe ukwiriye gukangurwa kuko Bibiliya yavuze ibitotsi by'urupfu. Hari umuntu usinzira ibitotsi by'urupfu, hari n'usinzira ibitotsi by'umunaniro, hakaba n'umuntu usinzira ariho. Usinzira ariho niwe Imana yabwiye Yesaya, iravuga ngo genda ubwire abantu b'i Yerusalemu ngo yewe mukobwa w'i Siyoni, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Mu yandi magambo, uwo ari kubwira amatwi arumva, n'amaso y'umubiri ari kureba, ariko ubugingo bwari businziriye. Na Bibiliya ikongera ikavuga ngo bafite amaso ariko ntibabona. Kanguka rero kugira ngo ubone. Hakaba n'umuntu utazi iripfa n'irikira, irirasa n'irirenga, ushobora gukora ikintu azi ngo nuko gikora, ukamukangurira gukora ikintu nk'uko kigomba gukorwa. Hakaba n'undi rero usinzira ibitotsi by'urupfu, akangurirwa umuzuko. Yego. Akenshi dukunda kukubona hano ku ijwi ry'umukanguzi. Aniseti, ushobora kuduha nk'ubuhamya bw'umuntu nk'umwe cyangwa babiri bashobora kuba barakiriye agakiza cyangwa barungukiye hano ku ijwi ry'umukanguzi? Tukavuga n'izina rye? Oya. Okay. Ni benshi cyane ko ndibwira ko twabatije abantu baturutse mu ijwi ry'umukanguzi. Iyo delegation yari yobowe na Daniel. Hanyuma n'abangaba nabo ubwabo batwumvishe n'abahamya na comment baduha no kuri WhatsApp. Harabatwandikira, ariko kandi nubwo bakijijwe ari benshi, ariko uburyo bwo kurera abo bantu bavutse mu gakiza, iyo suivi
nibwo buri kwigwaho mu buryo bugoranye ukuntu, ariko bizakorwa byanze bikunze. Naho kuba ari benshi ni benshi, ko ku ijwi ry'umukanguzi hari imfubyi zahaboneye ihumure. Yego. Dufite nk'abana, hakaba abarwayi babonye ihumure bakava ku gisasiro cy'uburwayi basengewe cyangwa se bavujwe. Yego. Hari n'abizera aribo banejeje kuruta abandi. Hari abantu twagiye dusura kwa muganga, bamara kwatura Yesu nk'umwami n'umukiza, bagakurwa mu mubiri. Bamaze kwizera. Twashyinguye abantu 6 bapfuye bamaze kwizera. Urumva ku ijwi ry'umukanguzi mvuga ko hari ubugingo twakanguye buba amaso, buba ubugingo buzima. Umuntu ufunguye iki kiganiro rero, niba nawe wumvaga hari uburyo usinziriyemo, kanguka Kristo akumurikire. Amen. Tugize umugisha rero kongera kuba tugiye kuganira, cyangwa se hari message Imana idushyize ku mitima kugira ngo tubwire uyu muntu udukurikiye. Turizera ko Imana ibudushyigikire. Niyo mpamvu twifuza gusenga kugira ngo abe ariyo ibe umuyobozi w'iki kiganiro. Twebwe ubwacu ntaba ari twe, ahubwo Imana igaragare muri twebwe. Karibu no gusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe waduhamagariye muri Kristo Yesu. Wadugize urubyaro, abatari turi ubwoko utugira ubwoko, abari baratawe uraduhamagara, umaze kuduhamagara uradutsindishiriza, ntiwasorezaho uduha ubwiza. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Udukura ku ntebe yo mu isi, uduha icyicaro mu bwami bwo mu ijuru. Turabaraganwa na Kristo. Turabigushimiye kubw'isezerano ryawe. None uyu mwanya tugiye kuganira n'intekerezo z'abakwizera kugira ngo tukumenye, twihishurire, utwiyereke. Musa uri kuri kamera, umuha imbaraga zo kuguhishurirwa. Haleluya. Tuvuga akumve. Fideli bibe bityo, nanjye ubwanjye bibe bityo, na mwene data uyoye n'inzira ijambo ryawe kugira ngo akumve. Yego. Tuguhamagariye kuba umugenga wacu, ubwenge bwacu turabuguhaye, umubiri n'ubugingo, kugira ngo uko ushaka ko tubaho wowe waremye byose aba ari kudushoboza kwitwara kugira ngo tubeho tukubereye mwami. Turabigushimiye kubwawe none iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Amen. Turongeye turakwishimiye cyane, kandi uyu mwanya ufashe ntabwo ari uw'imfabusa, ahubwo ugiye kukubera uw'umugisha. Kandi biraza kutunezeza nushyira muri comment icyo wungutse, cyangwa se nugira ubutumwa utanga. Turakwakiriye rero Aniseti. Hari ubwo abantu bashobora kuba bakubonye ari ubwa mbere. Mvuza Aniseti, wabwira n'irindi zina ryawe? Ubundi uzi ko ngira izina njya nkunda kwibagirwa. Mu bisanzwe nitwa niyo mugabo Habiyaremye Aniseti. Ni Habiyaremye, nanjye naryumvise rimwe. Sinzi impamvu nkunda kuvuga gutyo, ariko hanabaruye burya ku byangombwa habaruye Habiyaremye Aniseti. Nanjye nitwa Fidele Gatabazi niyo rembo, ariko niyo rembo nkunda kuryibagirwa. Ibaze. Nukuri ni naryo biri kundanga. Kandi ni naryo ryiza burya. Buriya se niyo rembo. Biruta umuntu uri Fidele. Urumva iyo umuntu ageze i Kigali izina nk'iryo arisiga. Ariko Imana niyo rembo. Kandi baje no kutwicira aya mazina yacu bayita amapaganisha. Niko bagiye batubeshya bakatubwira ko izina niyo rembo ari ryo ripagani koko. Kandi ari niyo rembo. Nta kundi. Yego. Niyo mugabo Habiyaremye Aniseti, ariko kandi nyine tumenyeranye ku ijwi ry'umukanguzi. Ndi umupapa, ndubatse, mfite madamu n'abana. Hanyuma ndi umukristo. Hari abantu bajya batubaza ngo usengera muri he dini. Idini ntirihoraho, ariko kuba umukristo bihoraho muri twe. Mbarizwa ku itorero rya ADPR. Yesu abaho umugisha. Amen. Turongeye tugize umugisha wo kubana nawe. Aha, tujye kuganira. Ibyo kuganira ni byinshi. Iyo umuntu agize amahirwe agakanguka, bisaba ngo nawe akangura abandi. N'abantu badukurikiye ku ijwi ry'umukanguzi, nugira amahirwe ukabona ko hari intambwe Imana iguteje kuba wakanguka ukava mu bitotsi, no gushobora kuba wagira ibyo uganirira abandi, kuko usinziriye ntashobora kugira icyo avuga. Tujye kuganira ubuzima bw'umwuka, ubuzima bw'umukristo ariko mu buryo bw'umwuka, mu isi y'umwuka. Umukristo ashobora kuba yabaho ari umukristo nyine ariko atari mu mwuka? Birashoboka ko ashobora kuba ari umukristo wemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ntakore imirimo y'umwuka, kuko atemeye ko umwuka mukoresha. Kristo akakubamo umwuka wera ntakubemo? Ushobora kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Yego.
wamara kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza ukaba uzi ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yego. Ariko noneho ntiwemerere ko umwuka akorera muri wowe ariko ubizi. Icyo gihe igisigara gipfuye ni ubuhamya bw'umuntu w'imbere, ariko uw'inyuma aba afite ibyazi. Uba ufite ibyuzi ariko ubugingo bwawe butarahinduwe, kuko ntabwo ijambo ry'Imana ntabwo ari inyuguti, ni ubuzima. Iyo utunze ijambo nk'inyuguti ugira ibyanditswe byinshi, ariko iyo uritunze nk'ubuzima ugira impinduka buri gihe. Rero hari abantu babura impinduka zituruka mu ijambo ry'Imana kuko bafite ibyanditswe nk'inyuguti, batakiriye Yesu nk'ubuzima. Rero nubwo buryo umuntu ashobora kuba ari umukristo ubarizwa mu idini ariko adafite impinduka ahabwa n'ubuzima bwa Kristo muri we. Yego. Ubuzima bwa gikristo, ubuzima bw'umwuka, umukristo mu buzima bw'umwuka, cyangwa se umukristo uri mu isi y'umwuka utunzwe na mwuka wera, atandukanira he n'uyu mukristo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ariko udakora imirimo ya kinyamwuka? Umuntu udakora iby'umwuka, Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yuda yanditse igice kimwe, haravuga ngo binjiye muri twe rwihishwa baza baseseye, ngo bagenewe kera gucirwaho iteka. Mu yandi magambo, ni umuntu uri mu gihugu ariko utubaha ngo yemere n'amahame y'igihugu. Urumva iyo afashwe akatirwa burundu. Noneho umuntu uzi ko Yesu nta n'ibyangombwa bafite, nta n'ibyangombwa agira, ntatora, ntiyakiyamamaza ngo atorwe, ni fraude. Umukristo uzi Yesu ariko ntiyakire Yesu, sinzi impamvu tumwise umukristo, ariko ubwo nuko azi Yesu. Reka tubitware muri iyo muri iyo sanse, ameze nk'umujura w'ibumoso bwa Kristo. Yamubonye ku musaraba, anamenya ko ari umwana w'Imana, ariko abivugira kumuhinyura. Aravuga ngo niba uri we noneho dukize. Buriya se yarabizi? Yes. Cyangwa yaradutaga niyo mpavuga ati niba uriho koko, yashaka guprovinga koko niba ariwe. Yarabizi. Histoire itubwira ko aba bajura atari ubwa mbere bari bahuye na Yesu. Nicyo cyatumye y'uburyo avuga ngo sigaho, kuko aba bajura bibaga bategeye mu nzira. Abantu baba muri Middle East ibi barabizi ko mu nzira zo mu misozi z'ibizigo ko niho rubanda rwanyuraga, niho abacuruzi banyuraga, ko birazwi ko hari inzira z'abami hakaba n'inzira za rubanda. Mu nzira za rubanda rero aba banyazi bategeragamwe abantu babambura ibyo bafite. Noneho aba bajura bahuye na Yesu inshuro irenze imwe. Kandi ikindi cya kabiri, Yesu yaravugwaga fide mu gihe aba bajura bari barimo, bumvaga ibyabaye. Babambanywe nawe basomye ibyanditse ku cyapa, sibyo? Uw'iburyo n'uburyo yarazanywemo babibonaga ko bidasanzwe, barabibonaga. Uw'iburyo aravuga ngo uyu ni umwana w'Imana. Uramuhora iki ko urubanza rwatari rumwe n'urwacu? Uw'ibumoso yaravuze ngo ikize natwe dukize, ariko abivugira guhinyura Yesu. Itandukaniro, bose bahuriye ku musaraba, ariko ikibamanitse si kimwe. Umwe ahamije Kristo, yemera n'ubwami bwa Yesu, kandi uwo ari kwemeramo ubwami ari ku musaraba. Gusubiza cya kibazo cy'itandukaniro ry'aba bombi. Noneho undi aramuhinyuye, kandi ahamuhinyuriye niho bose bahuriye. Umwe yarazwe ubugingo, undi ajyanwa Gehenomu. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Sorry nifashisha urugero. Hari abantu biga Yesu bakamwiga ntibamumenye, ariko kandi bakaba bazi ngo baramuzi. Hari n'abamwiga bakamumenya ariko ntibamwakire. Urugero, iyo umuntu ari ku isomo rya Bibiliya yigira gutsinda, yigira kubona amanota. Icyo kintu untega amatwi unyumve. Uwigiye kubona amanota ntabwo aba ari gusobanukirwa Kristo, aba ari kwigira gutsinda ibyanditswe kugira ngo amanota azamuhagarike aho ashaka guhagarara. Urakoze cyane. Hanyuma uwumvise icyanditswe
adashaka inota ashaka impinduka muri cya cyanditswe ahindurwa nacyo. iyo akivuze akivuga nk'icyanditswe cy'ubuzima, ariko uwakigiraga kugitsinda akivuga nk'uwagitsinze ari umuhanga. mu yandi magambo yabonye amanota atsinda n'ijambo ry'Imana, ariko we yatsinzwe n'iki mu byo yatsinze? mu yandi magambo atunze Yesu wanditse. kandi uyu munsi abizera ntidufite Kristo nk'inyandiko, dufite Kristo nk'ubuzima, nk'imibereho, nk'impinduka, nk'ubutsinzi. dufite Kristo nk'ubwami, dufite Yesu nko kubohoka. tumufite nk'imibereho mishya ikangutse ishikamye mu buzima buhoraho bwo kwizera, aribwo buzima bw'umwuka. yego, warimbukana rero iryo zina ritaraguhinduye, kuko umuntu witirirwa Kristo n'uwahinduwe nawe agakoreshwa nawe. rero iyo uri umukristo wahinduwe na Kristo uba ufite intsinzi ihoraho. yego, iyo uri umukristo ufite izina ritaguhindura, uritunga nk'inyandiko, bikaba ngombwa ko uba umwanzi wa Satani ukaba n'umwanzi w'Imana. ikibi n'ikiza byose urabifatanya. yego, ukaba utegerejwe kuzarimbuka. yego, niryo tandukaniro. umuntu uri mu buzima, umukristo uri mu buzima bw'umwuka arangwa n'ibiki? umuntu yamumenya ate? bwa mbere, umukristo uri mu buzima bw'umwuka ahabwa imbaraga zo gutsinda icyaha. bwa kabiri, n'iyo imibereho ye yagorana, burya ntaba afite ingorane muri we, agira ihumure muri cya gihe cy'amakuba arimo. icyo ni ikimenyetso personel wowe umenya, ukamenya umwami w'ihumure uri mu bigeragezo. ubwo ni ubuzima bw'umwuka Fide. ikindi, bene uyu muntu Fide agira imbabazi nyinshi n'urukundo rusaga. abaho mu buzima butagira ibyiringiro, ariko akagira umunezero. ibyiringiro si we ubibura, abamureba ntibiringira ko hari icyo azabona. baba babona ari umupfu, ariko we iyo yirebye abona ubuzima bw'igihe kinini kandi atuje. ngo agira vision abandi batabona. itandukaniro rero ni iki? ni uko imibereho ye ntabwo ari inaha. abaho ku buryo agira isoko y'ubuzima mu nkomoko y'ubuzima bwe muri Kristo Yesu. noneho umurebye akabona ku mubiri ntariho, ariko uyu muntu ni ikindi kiremwa, ni supernatural, afite ahandi hantu aturuka. noneho abaturuka nibo bamumenyera ibimukwiriye. Imana niyo ibimenye. buririmbye yaravuze, umenye ibidukwiriye mu gihe nyacyo. Imana irabimenya. noneho ntabwo ikindi kimenyetso, ntabwo kubaho kwe bigira ishingiro ku bifatika byo mu isi, yaba bifite cyangwa ntabyo afite. ntabwo ari byo acungiraho, ahubwo abaho kuko ariho. ntabwo abaho kuko afite ibigaragara bimubeshejeho, abaho kuko Kristo yemeye ko ariho. ubuzima bwa gikristo ariko mu buryo bw'umwuka. aha, umuntu ashobora kwibaza ngo nakimenya ko ndi umukristo ariko ntari mu buryo bw'umwuka ntarimo. wabyimenyaho gute? yego, bwa mbere ntutsinda isi. uri umukristo ariko isi wapi? isi ihora igutsindira kuzunguza, ibyadutse byose ubyisangamo. ariko ibyo ni ibisanzwe kubera ko turacyambaye umwambaro w'urugamba, turaraswa, tujya gukora ibyiza ibibi bikadutanga imbere. hanyuma se Fide, niba ari ibisanzwe, kandi duhora twezwa nyine, Kristo amaze iki muri twe? ukora icyaha ni uwase Satani. ntuwase Satani, siko ijambo ry'Imana rivuga. noneho ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi, niko Bibiliya ivuga. noneho nidutega tukaneshwa na Satani, tugahora dutsindwa ngo twambaye umubiri, ibyo uvuze nibyo. ubuzima bw'umwuka ni ubuzima umuntu agomba kumenya ko afite kugira ngo abufiringe. kabiri, kuba ufite umwuka ntabwo byica umubiri.
kuko mbere y'uko umwuka abaho habanza umubiri. Niko Bibiliya ivuga. Niba habanje umubiri, umwuka wera aje kwica intekerezo zizatuma umubiri ukoreshwa nabi, ariyo mirimo ya kamere. Noneho iyo umwuka wera ari muri wowe, arakuyobora, bikaba ikimenyetso cyo kubyarwa n'Imana, ko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Iyo ubyawe n'umwuka uba umwana w'Imana. Iyo uri umwana w'Imana, umwuka arakuyobora. Ntabwo umwuka rero aza kuyobora umwuka wo muri wowe, ahubwo umwuka ukurimo niwe mwuka ayobora umubiri wawe. Umubiri wawe rero awuyobora mu butsinzi, ariko kunesha isi, kubaho mu buzima udashyira mu bikorwa icyo Satani agushakaho, niko kunesha isi. Kubaho mu buzima udashyira mu bikorwa imirimo mibi ya kamere, niko kunesha isi. Ni nako guhamya imbaraga z'umwuka muri wowe. Hari uvuga ngo umubiri ni umubiri uyoborwa na Satani, mwuka nyine akaza yenda aje gukebura cyangwa se ntanagira, ariko umubiri nyine kuko twambaye umubiri, ibyo twakora byose nuko twambaye umubiri. Ubyo kuko avuga ati uyu mubiri n'uburi ni wa Satani, n'ibyaha nibyo dukoreramo, ariko mwuka ntacyo yahungabanyaho, nta kibazo. Nibyo. None se Fide, kubera icyo utagendana simukadi bikaba ngombwa kugira na telefone? Simukadi ntacyo yabimariye itari muri telefone. Urakoze. None se ubwo umwuka w'amaziki atari kumwe n'umubiri? Nuko areka mubiri agakora ibyiwe bya kamere yiwe, urumva? Noneho mwuka yenda agakebura cyangwa se akaza nyuma yaho, ariko yaguhaye iyo liberty. Of course ko niba umwuka akebura, ashaka ko umubiri ukora ibyo umwuka ageze gute ashaka. Urakoze. Noneho reka tuganire. Umwuka abereyeho iki mu isi? Ikiganiro nibaza nawe. Umwuka ari mu isi kubera iki? Kugira ngo atsindire abamwizera. None niba utari kunesha, wowe n'umwuka mukorana iki? Ese ubwo arahari cyangwa hasigaye umubiri? Ubwo naramunaniye ndi kwikorera n'umubiri. Urakoze. Ko iyo ukoze ibyo umwuka yanga, ajya ku ruhande agakora kamere. Iyo wongeye guhindukira ukabwira umwuka ngo ongera uze, we ntabwo yandeshya, ninjye njya kumuhamagara. Umwuka kukureshya abikorera mu mirimo ya gikristo ubonera muri bene so, ni imbuto za gikristo wererwa. Ni amahoro rusange abantu babona, ni neza, ni neza. Hari abantu bavuga ati twakomerekeye n'ubundi mu rusengero cyangwa mu nzu y'Imana. Ubundi se mutahakomerekera mwajyagayo mugiye gukora iki? Mu nyumve ntago mwagiye gusarura. Tuzi ko ari ahantu heza hameze neza tugiye kuruhukira, tuzaya tugira none niba badutera ibisongo. Ikiganiro nibaza nawe, tuganire twitonze. Harya wowe ujya mu rusengero warinde? Nari mubi ariko nkeneye. Okay, wari mubi. Nyene ahantu ho kuruhukira. Noneho nari mvuye mu kabari bantera amacupa, nari mvuye mu businzi n'ubusambanyi, nari nyene ahantu ho kuruhukira, nzajya nganira n'abantu nkabamenera amabanga, tugafashanya, tukagira gute, tukavuga neza, nabonaga baseka. Nibyo bintu nari mpategereje. Noneho tuganire. Wagiye mu rusengero uri mubi. Ni wewe mubi wenyine wari uhari cyangwa hari n'abandi? Hari n'abandi. Aho bahuriye ubwo hameze hate? Ni mitsinda ry'ababi. Ariko bakize. Nese tukomeza kuba bitwageze. Nago mukirira mu rusengero, ibi muzabyibagirwe. Umwanzuro tuva mu isi. Umuntu wese ukizwa ugiye mu rusengero, ntabwo uba ugiye kurya imbuto abandi beze, uba ugiye kwera imbuto abandi bazarya. Icyo kimenye. Nabariko bakampa nkaryo. Bandese abandi nyine nabo batera. Nta muntu numwe wo gufatirwaho urugero mu rusengero uretse Kristo. Ibyo utabonanye umukristo mugenzi wawe, vuga ngo Kristo niwe wenyine, niwe our role model. Gute mufatira urugero ku bandi bambaye umubiri mwambaye, bagwa nkuko wari waraguye? Ahubwo se gutumbera igisitaza kandi uri mu nzu y'Imana, uri mu rusengero. Wowe ntabwo kuba wakijijwe cyangwa wahindukiye ntabwo bisobanuye ngo abandi bitware nkuko ushaka ko bitwara. Ahubwo utangiye urugendo, nugira umugisha uzahura nabi Imana yateguye bagomba kugutraininga, ukaba umuntu ushyitse mu bwami bwa Kristo. Anise ngende nera imbuto abandi basorome barye, ngewe n'igiki?
wowe urya iki izo weze se zirarumba twebwe turya izo Kristo yatwereye noneho izo twariye za Kristo zigatuma twera neza abandi bazera nyine nanjye nkarya wowe ushaka ko abandi bagira bate nabo bera izo mbuto ubwiwe n'iki niba yaguhamagara iyo yabahamagaye ubwiwe n'iki niba warazanwe no gukizwa bo batarazanwe n'agakiza iyo utazi intego y'umugenzi muri kumwe mu nzira nta nubwo biba bisobanuye ngo wowe nawe mwifatikanye mu rugendo ariko iyo uza amaherezo y'inzira ko ari mu nzu uratumbira niyo wa wundi yakaturamubwira ati aho ndi kujya ndahazi umva rero abakizwa icyo bakora barasiganwa gusiganwa si ukurushanwa umwe utakwereye imbuto ntibivuze ngo umurima wawe awurumbye biravuze ngo murushe noneho kuzera ni ugusiganwa Bibiri ikavuga iki ngo ndimo ndasingira nshaka gufata icyo Kristo ndasiganwa nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye icyo agufitiye ni ubugingo buhoraho none nutakaza icyo Kristo agufitiye kuko utabonye icyo ushaka muri bamwe muri kumwe intego y'agakiza kawe ntizabibaye fired irafeirinze none nshuti z'umusaraba nibaza nawe uriho ngo ubereho abandi cyangwa uriho ngo bakubereho tuganire kugira ngo ube umutsinzi mu buzima rusange sibaza nawe kugira ngo umenye ko urukundo rubaho nuko wowe wumva ko wikunda cyangwa ukunda abandi ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda exactly none se uzamenya ko uruhari ko tutarikunda ngo ukunde umuntu nk'uko wikunze ariko banza ukunde no banza wikunde umukunde nk'uko wikunda subiramo iryo jambo kunda mugenzi wawe nk'uko oya kunda mugenzi wawe akandi tugakate nitugakata n'ubundi nikaza karaza nyuma ngo nk'uko wikunda cyangwa bavuze ngo wikunde ujye wakunda mugenzi ariko kunda mugenzi wawe first of all banza ukunde noneho nk'uko wikunda nyuma nyine tuganire gatwitonze ibintu nta ntambara Mesiya yarabicunguye Bibiri iravuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ni igisobanuro cy'uko usanzwe wikunda noneho bikunda abandi nk'uko wikunda ese ubundi birashoboka nise birashoboka ko nkunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda wamukunda gute se wowe utikunda kandi ahubwo umushaka mwihumure wowe nturihumuriza oya nge ndikunda ahubwo gukunda mugenzi wanjye ntabwo kwikunda rega ari ukwiyambika reka da kwikunda ni ukunesha ibikomere by'abakwanga uvuze kwikunda si ukwigaburira kwikunda nuko niyifuriza ibyiza numva nzaba umuntu ukomeye numva ngomba ayo ni amarangamutima y'ibyo wabonanye abandi ntabwo ari igisobanuro cy'urukundo kwikunda nuko wihibye abandi bakwima ukivura ibikomere uterwa n'abatagukunda icyo nicyo kimenyetso cy'uko wikunda kwikunda ni ukubaho uryohewe n'uwuriwe utitaye mu bakwanga noneho iyo uryohewe n'uwuriwe wiha urukundo ruhagije urwo wihaye rutuma ukunda n'abandi kuko ukaruba harungana n'urwo ufite wikunda none se wagize ngo hari urukundo rw'igice rubaho ntabwo ari rwo si rw'ubutanzi urukundo rwuzuye urwo wihaye ruragenda rukajya no ku bandi kuko nturucamo ngo urutange ruciyemo ntibikunda urukundo ruciyemo ntarubaho urukundo rufite amaso rufite amazuru rurahumeka rufite umunwa ruravuga rufite amatwi rurumva rufite ibirenge ruragenda rufite amaboko rurakora rugira imirimo igaragara urukundo rudafite imirimo nta ruhari urukundo rudafite amaso ngo rugirire impuhwe rukunda ntiruriho urukundo rudahumeka nta ruhari urukundo rutavuga ngo rubwire abantu amagambo meza ntarwo urukundo rutumva abandi ngo ruwihanganire nta ruhari urukundo ruba rwuzuye iyo uruciyeho amatwi ntirwumva abandi iyo urufunze amaso ntirubabona iyo urufunze akanwa ntirubahumuriza iyo uruvunnye amaguru ntirubasanga iyo uruvunnye imitekerereze ntirubibuka iyo uruvunnye amaboko ntirukora birasaba ngo rube rwuzuye rero nta rw'igice rubaho ninde se urufite urwo ntuwikunda hani se urarufite yo ndikunda we nyine hari umuntu ukunda nk'uko wikunda njyewe ikimenyetso cy'uko ngukunda nk'uko nikunda fide bwa mbere ntabwo ari uko nkwambika imyenda nk'iyo nambaye nuko nshobora kubabazwa nuko wababaye ukababara ku rwego mbabayeho se urwego ubabayeho
uburibwe bw'umubiri ni akababaro kabwo sibyo hari na pain icyo twita imvune zo mu mutima ku buryo nshobora kuba guhangayikira ikibazo ufite. Attention, kugutwaza imitwaro ntabwo ari ugufata ububabare bw'igisebe ngo nkishyire ku mubiri cyangwa ngo niba wakomeretse nanjye nikomeretse. Niba hano hari nk'ikintu gikubise uhita uzundamira kugira wiramire. Birashoboka, ibyo byo birashoboka. Urwo rukundo rubaho na autocratic irabitegura umuntu akitangira abandi. Niyo mpamvu ubona umusirikare yitanga sibyo. Umuntu yatanze impyiko ntituvuga ngo agira urukundo. Umusirikare we ntayitanga, atanga umubiri we wose. None icyitwa urukundo rero ni ukubabazwa n'abababaye. Ni uguhangayika kubera umuntu uhangayitse ugashaka kuvuga ngo runaka mufashe iki kugira ngo dufatikanye. Ntabwo ari ukumukuraho bwa bubabare bw'igisebe, ahubwo ni ukumwakira wa mutwaro wo mu mutima yatewe n'ingaruka ziri kugaragara. Umuhamagara kuri telefone buri munsi se umubaza uko ameze, kumenya niba yariye, kumuha imyambaro, ziriya keya zose. Abantu birirwa barekarama ntibankunda kubera iki, ntabwo nararwaye ntibansura, cyangwa se nyine mama bavuga ngo singa urukundo ni ibikorwa. Aniseti nabona amafaranga ahita nyoherereza aho tuyagabane. Aniseti nabona costume nanjye nyambika yindi. Aniseti buri gitondo mbaze Fidel waramutse. Niyo mpamvu nakubaza ntabwo ushobora kubukunda umuntu nkuko wikunda. Ejo bundi hari umugabo ni umusore w'inshuti yanjye cyane yitwa Batista. Babatista ni benshi ariko wariyumva. Yego. Twari turi kumwe turi gusenga turi kuganira. Mu mwanya muto njya ngira yaramamagara arambwira ati duhure. Shakisha buryo kizahura na Batista biranga. Anyohereza amafaranga 50,000 arambwira ati ayo mafaranga akora umurimo w'Imana. Amafaranga 50,000 mpita nibuka umurwayi uri Ikibagabaga, yarari Ikibagabaga haba ahantu bita mu Rutoki. Abantu basezereye bakabura ubwishyu babashyira. Abizi ntibaba baryama mu nzu sino hanze, reka mbyite gutyo. Ni ukubura uburyo. Ndangije mpita nibuka nabwo ntiharya mbonye amafaranga njye kureba uyampaye cyangwa njye kureba uyakeneye, hanyuma tugurane n'urukundo. Urukundo ni uguhita niruka kureba umuntu umpaye amafaranga cyangwa ni uguhita nshaka icyo ayo mafaranga ari bukoremwe abantu ngo bagire ihumure. Oya nuguha agaciro uguhaye ayo mafaranga ahubwo gahita umubwira uturi hehe tubonane. Nubundi se ni gute umuntu w'inshuti yawe umuburira umwanya ko ari byo bajya urwo barwita urwanyira rubeshwa. Inkundo neshatu. Umuntu aragukunze aguhaye n'amafaranga yaranashatse ko mubonana. Anise nawe ugiye gurufata ahubwo urujyana handi. Ubwo se njyewe ninguha umwanya kubw'amafaranga umpaye urukundo rwawe rwanjye ruzaba rugo. Si kubw'amafaranga. Iyo ni geste yarakoze nkuko nawe wayikora ntekereza. Ntabwo yarabigoye kubera urukundo mukundana. Ariko nawe ishyiramo imbaraga nyine. Aho kugira ngo ujye kuri abo bandi ubanze ubagarire rwa rukundo. Imbaraga rero nari gushyiramo njya kumureba zingana n'imbaraga wakorera gutora imyaka ngo uyitere mu murima wejeje indi tarasarurwa. Nufata imyaka imbuto ukayibiba mu murima urimo ibitarasarurwa urakorera ubusa. Ikiruta wajya mu murima utarigeze uhingwa ukawuhinga ugateramo imbuto kuko niwe ukeneye imbuto. Amafaranga nari ngombye uriya murima wakwereye wo urabanza ubusarure ubone kuwuhinga wongere utere mwindi. We yayampaye kuko yafite. Noneho hari undi ushaka kuva aho ari kuko yayabuze. Igisobanuro cy'urukundo rero ni ukugurisha opportunity sibyo nari kubona yindi ndi kumwe nawe kajya kureba ubabaye. Icyo nicyo cyitwa urukundo. Ubu se Batista aro benefitinga mo yo yarandebye arangota njye naramusobanuriye nayo mpamvu mutanzeho urugero nuko byamunejeje. Haravuga ibyo bintu bishoboka bite. Niyo mpamvu ngutanzeho urugero muvandimwe. Ntabwo reka nkubwire igisobanuro cy'urukundo. Ngewe rero nahita umva umubano wanjye wabucitse hagati yanjye nawe. Hari ufite rero mbese ni gute ufite ibikomere uracyari gushaka kuryoherwa n'urwo abandi baguhaye. Wabyumvishe? Urumva hari umuntu hari n'abajya bayiposta uhamagara umuntu buri gihe no wo mukorera ibintu runaka nini amafaranga no wo mwambika no ugira gute no wo musura wehe kuki atari kubigusubiza. Igisobanuro cy'urukundo sukukundwa nuko wowe ukunda. None se ndi gukomeza nkwiruka inyuma gute kandi wowe utankunda. Nyine ufite urukundo wahiruka ariko ikizatuma uhagarara amaguru yarwo nta kigenda
ntagikora. Ikizatuma udahamagara amatwi yarwo ntacyumva. Ikizatuma udakenera kubona wa muntu wakwimye umwanya amaso yarwo ntakireba. Ikizatuma utamuvugisha umunwa warwo ntukivuga. Ubwo ruramugaye. nkomeze erega ntabwo ari wowe wensista. ahubwo anise uri kubitekereza ko ndi kukwirukaho nawe uri kwiruka. Uri kumva imvune mfite nyine ubundi si urukundo niki? Urukundo nibaba rigushyira inyuma y'umubisha wawe adashaka kubonana nawe, rigahora riguruka inyuma ye. Ubitekere Bibiliya ivuga iki? Ngo naje mu isi ab'isi ntibagira bate, ntibamwemera. Noneho hita ushyiraho ikintu cya kabiri ngo kubera urukundo nakunze abari mu isi byatumye ntanga umwana wanjye w'ikinege, kugira ngo abamwizera batarimbuka bahabwe ubugingo buhoraho. ntabwo agaciro ibyo bo bamuha, barakomeza agakunda. Urukundo rukundishwa nuko ari urukundo, ntirukundishwa nuko barwishyuye inyishyu z'ibyo rwakoze. niyo mpamvu bavuga se ngo umuntu ugukunda bya nyabyo ntiyakwanga. Exactly. Kuko urukundo ubwarwo Bibiliya ivuga iki? Ntirwirarira, ntirwishimira ikibi kuri mugenzi wawe, ntirwihimbaza. Urukundo ubwarwo, mana we, urukundo Imana iguha umuntu ufite urukundo, iguha umuntu ugufitiye urukundo. Uru rukundo ni urukundo rw'abakiranutsi kandi ntabwo ari urwa buri wese. Rw'umukristo w'umunyamwuka. Ni urukundo rw'umukristo w'umunyamwuka rumutera kwihanganira abandi. Kandi kuba umuntu agukunda ntibisobanura ngo ntakubwire ngo isubireho. Kuba umuntu agukunda ntibisobanure ngo ntakwicaze akubwire ngo iki ni kibi. Kuko urukundo ruhora rubwira uwo rukunda ngo ikosora ugende gutya, kuko rushaka ngo nawe abe nk'uko ruri. Noneho umuntu ufite urukundo igitangaje atwarwa narwo, ayoborwa narwo. Noneho umuntu ufite urukundo niwe ufite kamere y'Imana. Imana ni iki? Ni urukundo. Bivuga ngo definition y'urukundo exactly ni Imana. Ni Imana. Bivuga ngo ufite urukundo ufite Imana. Uba ufite Imana. Udafite urukundo nta Mana. Noneho kabiri, Imana ni umwuka. Wow. Ubwo ikimenyetso cy'urukundo ni umwuka. Ikimenyetso cy'Imana ni urukundo. Urukundo Imana, umwuka urukundo. Egari imibereho y'umukristo mu buzima bw'umwuka. Imana iguha umugisha. Yego. Aha, urukundo nk'inkingi ikomeye cyane y'imibereho y'umukristo mu buzima bw'umwuka. Indi nkingi ikomeye cyane umuntu ashobora kwishingikirizaho avuga ati uyu muntu iyi mibereho ye ni umukristo ariko wo mu mwuka ni iyi. Twabanje ya mbere yo gutsinda icyaha. Koze ko byose bituruka ku muntu wabyawe n'umwuka, kandi gutsinda icyaha bikaba ikimenyetso cyo kunesha isi. Hanyuma iyo nkingi yindi ni ubuzima bw'umwuka bwo kubaho nk'utari inaha ariko kandi akaba ahagaragara. Kuko turi kuvuga iby'umwuka, mwihangane tubitware gutyo mu buzima bw'umwuka. Yatedinga amateraniro yo mu ijuru. Umunyamwuka aterana amateraniro yo mu ijuru. Gute rero? Agaseka igitwenge cy'Imana, akagenda ingendo y'Imana, akumva imvugo y'Imana, akareba iby'Imana ireba. None bigatera ubugingo bwe kwishima. Impamvu yatedinga amateraniro yo mu ijuru nuko yifatikanya n'ibiri mu ijuru kuramya Imana. Kese ntituyiramya. Yo. Ayiramya ateze. Ntabwo abagenda bose bafite aho bari kujya. Ariko ufite iyo agiye nawe ni umugenzi. Kubumbwira ngo twese turayiramya, Imana ishimwe, nibibe mu rukundo. Ikimenyetso cy'uyu muntu nuko aba mu nama z'Uwiteka. Yumva inama z'Imana, Imana imugira inama, yumva ijwi ryayo. Noneho niyo atari mu rusengero, umubiri we n'urusengero rw'umwuka, yatedinga rero amateraniro yo mu ijuru. Abakerubi bavuga ngo Imana ni yera, bagasanga no mu mutima we afite guhamya ko Imana yera. Mu ijuru batekereza imfubyi yabuze hepfo na ruguru.
bagasanga nawe mu isi yamaze gutekereza yampfubye ntabwo arindira ngo bazambwire icyo nkora umwuka aramukoresha ibyo ni ukuramya ntabwo kuramya ari ukuririmba si ukubwiriza gusa ni ukumenya abababaye no kumenya gukora ikintu mu mwanya wacyo noneho bene uwo muntu ahora iteka ryose afite umunezero kandi akumbuye kuzaboneka kwa Kristo aje gutwara abera. ubwo se umuntu yavuga ko aba ameze nk'injiji niba atitaye ku bibazo biri mu isi umuntu yamufata ko ari nk'injiji. None se Fide urugo rufite ibibazo biracika byayobye ibiciro byazamutse nawe ngo uhorana umunezero. Yewe data we ese kubaho kw'abizera wagize ngo kubaho kw'abera ni nanjye kubivuga mu rurimi runaka ni ikigero cy'ibiciro ku isoko. Reka da turiho kuko Kristo abanyeho natwe ntabwo turiho kuko ibintu bihendutse. Imibiri igomba kubaho hano. Yo mana yari iri mu ijuru. None se ninde wakubwiye ko ibiciro nibizamuka tuzapfa mu mubiri muzima? None se ntiwapfuye urigi uretse ko iryo ni ijambo ry'umuntu atansiyo uwayobo ntiwari muzima ariko wari ufite roho nzima. Icyo mujye mukimenya amagambo yose ya murare si uko ari murare. Roho nzima umubiri muzima. Uwayobo wari umeze ute? Wari warashize. Ba Paulo waravuze ngo twari intama twatataniraga mu bihanamanga twari turi meze nk'ibiharurwa byo ku cyavu. Ubugingo bwari bumeze bute? Bwari buzima. Ntabwo bisobanuye ngo iki. Nose umuririmbyi waririmbye ngo naho ndiho naho napfa. Nzi ko nkundwa n'Uwiteka yari ameze gute? N'umwana urembye. Ba Paulo bavuga ngo wampa umutwe wa kabiri mukawuca kubera Yesu. Bari bashyize umutwe ku giti bagiye kumutema. Petero avuga ngo murabona umubiri umanuka ariko ubugingo burazamuka. Bari bamubambye acuritse. Roho nzima mu mubiri ntabwo kugira umubiri ubabaye byica ubugingo buzima. Icyo mukibagirwa. Reka da ugira umunezero bwa mbere kuvuga ngo ubaho nk'injiji. Ubuzima bwacu ntibushingiye ku bigaragara bya hano. Ibigaragara ni iby'igihe gito naho ibitaboneka. Ariko nese muvuga ibyo bintu nyine umuntu akavuga ati nuko udashonje nuko nta nzara ufite nuko utambaye ubusa nuko ufite amafaranga yo gukodesha inzu nuko ugize gute ni gute ushobora kuvuga ngo ngo ntago ngo dushingiye ngo kubigaragara ni gute so ahubwo nashobora no kuvuga cyangwa se no kwatura ibyo bintu ntariye. Uzi ikintu cyatumye Imana itwara Yobu abana ikamutwara urugo rwiza ko Yobu yari afite urugo rubi umugore amuvugiraho amuserereza. Ikintu cyatumye Imana itwara amashyo ya Yobu kwari ukugira ngo igaragaze ko Yobu ibyiringiro bye bidashingiye kubifatika. Na Yesu yarabivuze aravuga ngo ntimuyobe. Aravuga ngo ninde wababwiye ko inkomoko y'ubugingo bwanyu bituruka mu bwinshi bw'ibyo mutunze? Aravuga ngo no, ntabwo kuba turyama bisoba. Fide nabaye mu gishanga cya Kinyinya ndi umukristo. Fide nararozwe ndi umukristo. Nabaye mu nzu y'icyumba na saro na madamu mfite urugo ndi umukristo. Nabaye muri shamburete na madamu twabaye muri shamburete dufite n'abana turera. Humuriza se ukinabivuga. None se wagize ngo izi nzu turyamyemo nanjye kuvuga igifaransa kandi ntacyo nzi. C'est pas comparable. Comparable. Ntizigereranwa n'amazu twubakiwe. Kuryama aha mfite ikindi cyanya mu ijuru. Ahubwo se ntagira ihumura hababaye niki cyambwira ko ihumure ndigira? Umuntu arabyumva aryamye mu gishanga. Mana we wasiwe kukubabariramo. Ni igihamya cy'uko umunezero uhari kandi ibihe bibi ari ibindiho ari ibyambayeho n'ibizanzaho. Mbibwiye ko hari ibindi bihe abera bazabamo. Hari ibindi bihe kuvuga ngo ntabwo ndi bugire ibyiringiro kuko ndyamye hasi ndaharyama nkabwane hari icyicaro cyo mu ijuru. Hari icyanya tuzaryamamo iruhande rw'amazi adasuma. Kubera iki se Imana itakukura naho hasi kagushyira heza ukaba ariho uyitegerereza? Ahataraheza se ni hehe ku Mana? Wageze ngo aho warambitse gishanga aho uryamye mu mibu ni heza. Aho mu gishanga umuntu aryamye mu mibu ni heza. Hari aho twita habi. Yakuryamishije no muri etaje se akaba ari uyitegerereza. Byose birashoboka. Kuryama heza na habi si igisobanuro cyo gusenga cyane cyangwa kugwa. Ibyo mubimenye. Umucuzi niwe wenyine ufite uburenganzira bwo guhonda icyuma bitewe naho abona ijigo.
ahonda inyundaho. Hari igihe Imana yabonye aho ariho hari ijide ko yabwiye Yeremiya ngo nta kibumbano kibaza umubumbyi ngo wambumba gute, ikubumba uko igize ite ishaka, kandi byose icyiza cyabyo ari nacyo kimenyetso cy'ubugingo, aribwo buzima bw'umwuka mu mibereho ya gikristo, nuko hose uhabana ihumure. Urakoze. Hose uhabana ihumure. Ihumure. Nuvuga ngo uyu muntu aba ariho ameze nk'uri mu yindi si. Nuvuga ngo abona ibyo abandi batabona. Anumva ibyo batumva kuko aba ari kujya aho batajya. Abihuza gute n'umubiri? Ikintu abihurizamo n'umubiri nuko ahabwa kunyurwa mu gihe afite ibyamusagutse, ibingana n'inzara ye, n'igihe yabuze ibigera ku nzara ye agira kunyurwa. Muri byinshi abana n'abantu, no muri bike akomeza kubana nabo. Ntago byamutera akennye cyane cyangwa se abuze, ntago byamutera gusubira inyuma cyangwa kwandavura. Bibaye ibyo ntago Lazaro yari kumera gutyo, wacika intege ukagwa. Ariko Imana ikuramira byihuse kuko ibizi guhamya ko mu mutima wawe. Wasuhuza umutima, Imana ikakurema umutima. Birashoboka ko umuntu ashobora guhungabana, ariko Imana ibanguka mbere. Igihe cyo kugeragezwa kw'abizera buzuzwa mbere y'ibigeragezo. Ibigeragezo bikaducunda dufite twuzuye. Imana ishimwe. Yego. Hari uburyo umuntu turi kuvuga ku buzima bw'umukristo kandi mu buryo bw'umwuka, mu isi y'umwuka. Hari uburyo umuntu ashobora kugera ku rwego runaka rw'umwuka, undi akaba akiri ku rwego rusa naho ari rutoya. Bigira ama etape ku buryo hari level umuntu ageraho iri high kurusha ya mugenzi we. Yego. Urwo n'urugero rwo kwizera Imana, si urugero rwo kuruta umuntu mu bugingo, ahubwo n'urugero rwo kuruta undi uburyo bw'ubusabane bwawe n'Imana. Kuko uburyo wegereyemo Imana ni kuyibona. Hari umuntu wigeze aduha agatekerezo ko umwana ahoraga ubwira papa ngo nyereka indege, akamuga uti sorry, yaramubazaga ngo Imana ingana ite, bigenda bite, umuntu ayumva gute, bigenda bite, indege yatambuka akamuga uti iriya ndege urayireba nti ndayibona, urabona ingana ite, ngo nagasiga gatoya. Agera igihe amutwara kuri aeroplane, aramubwira ngo noneho yireba uyegera, aravuga ngo ndabona ari kinini, aravuga ngo niko n'Imana igaragara. Iyo uri kure yayo ubona ari gato, ariko iyo uyegereye ubona ari nini. Kandi nibutse abantu badukurikiye, Imana iragaragara, ariko noneho uburyo igaragaramo ntikwira mu bwenge bwacu ngo inyura mu kanwa tuyisobanure ukwiri. Ni ikintu tutavuga ngo tugisobanure, ariko kandi iragaragara, abera barayibona. Imana irumvwa, urayumva, ivugana natwe tukayumva. Noneho inanyuraho fidi ikagaragara. Imana irafatika, ariko uburyo wayikozeho ntubibwira utarayikoraho ngo abyumve, kuko nta uryoherwa n'icyo atararya. Kugira ngo uryoherwe n'ikintu nuko ukirya, no kugira ngo tukubwire urugero rw'Imana nuko uyibona, no kugira ngo wumve imvugo y'Imana nuko uyumva nyine. Tubikubwira gutya ntubyumva, ariko Imana irafatika, iragaragara. Rero urugero wegereye Imana nirwo rugero urushamo umuntu gukomera ku munsi mubi. Yego. Aha, uko wegereye Imana niko urushaho gukomera ku munsi mubi. Gatoya kuri icyo kijyanye n'umunsi mubi, abantu niba ari Imana itanga imbaraga mu buryo butandukanye, niba biterwa n'umuntu, niba ari capacité intellectuelle, niba ari iki, hari uburyo abantu barwanamo intambara mu buryo butandukanye ku munsi mubi. Munsi duhuye n'umunsi mubi twese umwe, urumva, ariko kurwana kwacu cyangwa se uburyo tubihagarara muri iyo situation, uburyo tubihandoringa ntago ari uburyo bungana. Biterwa n'iki? Ni imbaraga z'umwuka umuntu aba afite cyangwa n'uburyo bundi bw'umubiri? Bwa mbere hari igihe ugera mu kigeragezo ntumenye ko ufite imbaraga zigitsinda. Birashoboka se? Kugira ngo uhite ubyumva ko ubwo aka rwose ndakihengekana. Ubivuga nuzi urugero rw'imbaraga afite, ariko abera bose ntibazi ko bafite imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Ni nayo mpamvu batishakamo kwihangana, baba bazi ko biri bubice. Ariko iyo uzi imbaraga ufite, usuzugura ibikugezeho kuko uzi ubutware bwawe.
ubundi abakiranutsi dukwiriye kugenda nk'abana bari kumwe na ba se. Iyo umwana ari kumwe na se abona n'umusirikare akamubwira uti papa nyakira iriya mbunda, aba azi ko nta cyashobora se. Kandi noneho ubwo bwenge bw'uwo mwana buba bwibeshya, ariko twebwe ubwacu tubutwaye gutyo ntitwaba twibeshya, kuko Imana yacu ishobora byose. Iyo ishobora byose rero tukaba tuzi ko turi kumwe nayo, na bya bindi turimo tuba tugomba kubitsinda. Urugero wafashe mu Imana n'urugero wizeyemo nizo mbaraga. Noneho iyo umenye ko uzifite rero unesha ibyo, aricyo cya gisobanuro cy'uko wabyawe n'Imana anesha isi. Noneho ibigeragezo biturutse kuri Satani bineshwa no gusenga no kubyihanganira. Hakaba n'ikigeragezo twebwe ubwacu twizanira, kineshwa no guhindukirira Imana tugasaba imbabazi kubw'amakosa twakoza tuzanira ikigeragezo. Hakaba n'ikimana iducishamo kugira ngo tuzaneshe icyo tugiye guhura nacyo, kuko Imana idutraininga kugira ngo tube dutojwe mu by'ukuri. Isi nidukaranga izasanga Imana yaratunyujije hasa haryo, ntabwo idutoreza kutwanga. Utoreza umusirikare gutsinda intambara zisa n'ibyo wamukoreye, kuko ikosi naryo ni intambara ya mbere y'umusirikare. Utarinesheje ntanesha urugamba, yego sibyo? Noneho kunyura ku ikosi, Imana ishimwe, kunyura ku ikosi uba witeguye amakuba uzahura nayo. Noneho ugera mu makuba warayabonye ku ikosi. Noneho iyo uyagezemo urayebwa uti nakunyuzemo, ukayanyuramo nk'uko waciye ku ikosi. N'Imana idutraininga kugira ngo itwereke umuryango w'ikigeragezo. Ibi nadutoje tube dufite igihagararo cya Kristo gifatika. Icyo kigeragezo rero tugikurwamo no kugumana nayo. Hari gikurwa no gusenga, kwihangana no kugumana n'Imana. Ubundi se wayireka ukagera? Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Hari umuntu ushobora kuyireka se kugira ngo akunde akivemo? Noneho kureka Imana ni ukugwa. Noneho hari igihe ikubyutse ikakuramira iyo wongeye kuyigarukira. Hari n'uyireka agatsindwa. Noneho umuntu watsinzwe cyane yigaruriwe n'ubundi bwami bumubeshya amahoro kuko ari umuretwa wabwo, akagira ngo yaranesheje. Akarya amahoro y'iwabandi kandi ayiwabo yarayabuze. Mu yandi magambo ukaririra mu bwami bwawe, ukanaheka imitwaro ifarashi yawe yagutwazaga, akaba ari we yishyira ku bitugu, kuko waratsinzwe. No gutsindwa urabyakira, urangije uhinduka umuretwa w'abagutsinze, ubyita intsinzi noneho, kuko utigeze urwana intambara y'uwuriwe, ntiwatabaranye n'Imana yawe, bigatuma uneshwa iteka. Yego, umukristo uriho mu buzima bw'umwuka yitwara ate, avuga ate, agenda ate, akora ate? Yitwara nk'utashye. Niyo ari kujya iwe ahashyitse aba yumva atarashyika, kuko afite urundi rugendo. Umukristo utashye, waba uva mu kazi uri kujya iwawe, uba uri gutaha hariya muri iriya nzu, ariko niyo uyiryamyemo uba uzi ko ukiri umugenzi ukomeje urugendo. Bwa kabiri niyo ajya kuvuga ntiyihohora ku isi, avuga amagambo y'ukuri kose nk'uko ku murimo, ahubwo yagombye kuyihohoraho nk'uko kuko aragiye. Reka da, reka da, reka da, nta wihohora ku isi. Tuyirimo turabashyitse. Ndayitereta mwikise ko ndi kugenda nyine. Nyine uyitereta mwikise. Nyine ngomba kuyihenuraho nkayibwira n'amagambo. Isi urayibwira turabeho sindi uwawe. Isi igomba kubaho izi ko utari uwayo, nawe ukabaho uzi ko utari uw'isi. Uyinginga. Urayinginga mwikise. Dufite iwacu, we are transit. Zibyo turi transit, twe turagenda. Urugendo rurakomeje. Kandi noneho turi abana bafite se, dufite data wa twese. Urumva tugomba kuba mu isi nk'abadafite igikange. Imyitwarire yacu ikindi agomba kugira irushanwa rihindukiza abantu bari mu rugendo we yateye umugongo. Rubabwira uti aho tujya ni hano. Avuga iyo ari kujya kuruta ahatuye, kandi akunda hataha kuruta aho yirirwa. Sosiyete mu rugo cyangwa se aho ari barunguka iki kuri uyu muntu? Bwa mbere ikintu tubona ari umuntu umeze nkaho tutabana, ameze ari mu yindi si, turamwungukaho iki? Iyo umuntu akijijwe abera abandi humure, kandi ahantu ari kumwe nabo. Umuntu ubana n'umukiranutsi uwo ari we wese agira n'umugisha udafite igisobanuro. Usobanurwa mu buryo bw'umwuka gusa, kuko kubana n'umukiranutsi, kumucumbikira mu nzu ari umupangayi wawe, egara umugisha. Kumusukira amazi yo kunywa anyuze ku nzira yawe, egara umugisha. Kuguhahira mu iduka ryawe, egara umugisha. Kwakira icyo umuhaye, egara umugisha. Kuguha, egara umugisha. Turi inyungu nyinshi, twaba tugaragara twaba tutanagaragara, kuko Imana igiye kuduha amahoro iduha asendereye. Ayasendereye rero asagukira n'abatari bayafite.
ubwabo nabo tukababera amahoro kuko tubeshaho n'abatariho. yego niko ijambo ry'Imana rivuga ngo dutungishije benshi batunga ku bwacu. Imana ishimwe. nuvuga ngo abera abandi umugisha. Yego. nuvuga ngo barunguka kuko bamufite. Yego. mu buhe buryo? Nge ntabwo ndi kubumva biziguye. Uri kuvuga mu buryo bw'umwuka nyine. Haba n'ibifatika. Yakobo ajya kwa Labani, inka zaragwiriye, sibyo? Intama ziragwira. Yosefu agera muri Egiputa, yaba yigishije guhunika. Uyu muntu se wavuze urirwa ajya gufasha abakeneye, urirwa ajya kugira gute? Uyu muntu uri kuvuga ngo nibifatika biraza, se wavuze ngo amenya abashonje na ya mafaranga twari tugize cyangwa se bwa butunzi akerwa abutanga hirya no hino. None se ubundi wageze ngo kuryoherwa n'ibyo ufite no kubirya wenyine cyane bakanzanira n'ibindi ahubwo. Umuntu ugira peti yariye wenyine mu bisanzwe aba ari ruhu rw'inda. Neko mu kinyarwanda bavuga fide umuntu ugira peti akaryoherwa arya wenyine. Ubu rero ruhu rw'inda pe. No ukuri ko Imana ntabwo aba ari ukuri kurya ibiryo biryoshye. Ahubwo nuko ubuzima bwe buba butakwemerera kubana n'abandi. Abize biology murabizi ko uwo muntu hari na serire z'umubiri ziba zarapfuye. Akaba yumva ashaka kuba wenyine. None nta humura ubera abandi ngo kuko watanze byiswe imfabusa. None se twebwe twarahishuriwe kugira ngo ubone nuko ukora. Nta mazi, nta mvura ishobora kugwa hatabayeho evaporation. Nta kwiyevapora k'uyu mwuka imvura yatanze ngo ururume ruze, nta n'imvura ibicu bizatanga kuko ibicu bigarura umwuka wavuye inaha. Nawe kugira ngo ubone nuko utanga. Ibi tubwira abantu ngo nimutange, mwiga gukorera umugisha mukanga kugira. Fide twabitwaye muri context runaka bitaza no guconfusinga abantu. Kuryama heza ntabwo bisobanuye ko uri umuntu w'Imana. No kuryama habi ntibisobanuye ko uri umuntu w'Imana. Igisobanuro cyo uri umuntu w'Imana nuko hose uri, haba heza cyangwa habi, uhagirira ihumure, uri satisfait, unyuzwe. Urakoze cyane nuko ugira kunyurwa kuko amahoro Imana itanga ntabwo ari nkaya. Ariko ikibazo kibagera ni seti kuki se ndyamye habi kandi hari n'uryamye heza kandi twese turi ab'Imana. Ubu se wabana wakishimira yuko umwe umuryamisha mu gikoni undi ukamuryamisha mu gitanda. Ariko hari ikintu Fide, hari ikintu utigeze umenya kuva igihe twahereye turimo. Hari uburyo umuntu amenya Imana agasenga Imana afungura iterambere kandi Imana ikarimuha. Hari n'uburyo Imana ishima kugukoreshereza aho uri. Byose ntacyo biyitwaye. Ariko ngiye birakintwaye. Wowe icyo bifite bigitwaye. None se iwawe nturatera umusumari na rimwe ku nzu? Ndahutera. Iyo ugiye kuwutera ukenera iki? Nyondo. Kuki utaraterura intebe? Intebe yo ntiyawukubita ukinjira. Hari igikoresho gikora ibikomeye. Niba wihanganye ku rugero uzanesha ibyo urimo, kuki Imana itagukoresha ibikomeye? Niba inyuzwe nuko Fidela ari uri bubinesha, uraririra iki? Kuki ushaka inyundo z'akaba ari yitera umusumari? Si igikoresho cyo mu rugo? Yego. None intebe yo si igikoresho? Yose ntiyawutera? Yawutera. Urakoze. Aha. Turimo. Urakoze. Ndashaka ko tuza kugana ku musozo ariko tubwira abantu ngo nibaza nawe. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaza. Kandi nanjye bimba ndi kubaza nuko nundi nabimubariza. Yego. Hari n'uburyo abantu ba confusing akahita avuga ati uriya niyo myitekerereze ye. Twe tubaza kuko tubariza n'abandi. Tubariza n'abandi. Umukristo mu buzima bw'umwuka. Uyu mukristo kugira ngo niba ndi umukristo mu buryo busanzwe kugira ngo ntere intambwe nge mu buzima bw'umwuka ndakora iki? Nuko ugomba kubaho mu buzima bukora icyo Imana ishaka. Ni nako kwizera burya. Ko kwizera d'abord no kumva ikintu kimwe nuko Imana icyumva. Iyo niyo ntambwe ya mbere umukristo atera. Mu buhe buryo? Niba Imana ivuze ngo jya iburyo ukajya iburyo, burya niko kujya mu mugambi w'Imana. Nukunyura inzira Imana ikweretse. Hanyuma kuvuga ibitunganye no kuvuga iby'Imana yawe yemera. Nibyo bitunganye. Kuvuga ikindi cya kabiri ukaba mu nama Imana yashima. Umukristo unesha mu buryo bw'umwuka agakora iby'Imana ishima ishaka. Akwiriye kugenda muri ubu buryo bundi, agakora ikintu akavuga ngo ndi mu cyimbo cya Kristo. Yesu abaye ahari nawe yakora ibinkoze. Abaye ahari yavuga ibinvuze. Abaye ari hano yajya hano ngiye.
yakicarana n'aba twicaranye, yavuga aya magambo mvuganye nabo, yakitwara nk'uko ngenzi, ukabaho mu buzima bujuwa role ya Kristo mu isi. Birashoboka cyane kuko rega turi mu cyimbo, umuntu uri mu cyimbo aba yakoze mu mwanya w'uwo yakoreye. Ntabwo turi mu cyimbo cya ba Pawulo, turi mu mwanya wa Kristo, turi mu cyimbo cya Kristo. Yego, umwuka yanga ibya kamere kandi kamere nawe yanga iby'umwuka, kamere nayo yanga iby'umwuka. Umuntu uri mu mwuka cyangwa se uri mu buzima bwa gikristo kandi kinyamwuka nyine ashobora kuba yakora icyaha byaba byaturutse, ashobora kuba yakora icyaha. Ntabwo cyaba icyaha, cyaba igicumuro. Ubundi hari urujijo abantu bajya bagira. Impamvu Bibiliya ivuga ngo umuntu wabyawe n'Imana ntakora icyaha, nuko ntawe uyikorera muri zone y'ubumana. Icyaha gituruka mu migambi. Ukigambirira gukora nabi, uba uri gufungura umuryango. Nabigambirira ntese kandi mfite umwuka w'Imana. Urakoze. Ariko kamere yawe ishobora kubona urwaho, ugatsikamira umwuka. Ukigambirira gukora gutyo, umwuka arakubwira ngo iki ni kibi, ugakomeza guforosa. Umubiri ukakubwira ngo ndakishaka, kamere ikakubwira ngo ntacyo byatwara. Ugishyira mu bikorwa utakiri mu mwanya w'Imana. Uko wagiye uburana n'umutima ujyadiriya na kamere, wari uri gusohoka. Ubikorera inyuma y'abakiranutsi, ntabwo ubikorera mu Mana burya. Kuko uko wari uri inyuma, icyakora ushobora gucumura. Igicumuro ni ikikugwirira, kikakugwirira, kamere ikagutungura. Ugahita ubwira umuntu nabi. Itandukaniro ry'uwo muntu utunguwe n'igicumuro nuko abangukira kukihana no gusaba imbabazi. Ariko itandukaniro ry'icyaha kigutegurirwamo ukagera igihe uzagishyira hanze. Yego, urumva ubuzima bwateguye ikibi ntibukiri bwa buzima bwejejwe. Umwuka ntawe uhari. Umwuka ntawe uhari, burategura ikibi kuko nabwo ari bubi. Ariko ubuzima bwa Kristo mu bizera, ko nujya no kugambirira, imigambi yawe izezwa kuko duhora twezwa. Yego, Imana ibaha umugisha. Aha, niki umuntu yakora kugira ngo ave mu buzima busanzwe yinjire mu buzima bwa gikristo, ariko nanone yinjire mu isi y'umwuka kandi noneho ahashinga imizi? Twabonye ko ari gukora ibyo aho nyine icyo Imana ishaka ko ukora, apana kwiyobora, kugira noneho aha hantu mpagumi. Kuko birashobora ko umuntu ashobora no kuba yarangara agasubira muri bwa buzima busanzwe, umwuka nyine akigendera. Ndakora iki kugira ngo ngumane noneho na Kristo? Ikintu cya mbere ugumana nacyo nuko wumva utari umuntu winaha. Kuko ubundi ibintu byose bituma turangara bikadukura mu Mana ni ibyinaha, nibyo mu isi. Iyo wifashe rero nk'umuntu wo mu ijuru, iby'isi iyo ubibuze urabihinyura. Ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Iyo ubihinyuye bituma utababazwa nuko ntabihari. Byo mu ijuru sura byifuza gute? Urabibona harya? Uri gusiganwa exactly kandi uteranirayo. Uriyo wiyumva urahazi. Kuko impamvu tumenya mu ijuru turi mu isi nuko ubugingo bwacu buri muri Kristo Yesu, kandi Kristo atubereyeyo. Noneho ibyinaha iyo byabaye byinshi nabwo nuko abariho wibera gusa, ntujye muvinga ngo wibera inaha. Bishobora kuba byinshi atari igisobanuro cy'uko wibera inaha ari umugisha wakuyobotse. Ndavuga kubitekerezaho cyane, ntabwo ari byo biba mu ntekerezo cyane. Utekereza ubundi Bibiliya yaravuze ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima ugira gute? Wibera. Noneho Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo hari ibyo abera barazwe. Wose umurage wacu, kandi ngo dufite ijambo rirusha yandi gukomera, tuzaba tugize neza nituryumvira. Twebwe dufite ubutunzi buruta uburi inaha. Nushyira umutima inaha cyane uzatinda inaha, ugwiza iby'inaha. Nushyira umutima cyane ku Mana uzatinda imbere y'Imana, ugwiza ibyiringiro ku Mana. Bizatuma rero ushorera imizi mu Mana. Icyo wahaye umwanya cyane muri wowe nicyo kigutindamo, nicyo kikwafekta, nacyo kiza kugaragara mu ishusho yindi y'inyuma. Hari umuntu udukurikiye wari utarakira agakiza cyangwa se utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza we. Hari n'uwamwakiriye kandi ariko atayoborwa n'Umwuka Wera. Mu by'ukuri Umwuka naho yigendeye asigaye yiyobora.
twifuza gusengera Imana. Yego. Yego. Uwo yavuga ngo mu ruhande rwawe niba wumva Kristo ari uwo kwizerwa kuri wowe, wakatura ijambo ukavuga ngo ndakwizeye mwami Yesu. Icyo kirahagije, umutima wawe ukawuha Kristo, umubiri ukawuha Kristo, imikorere yawe ukayihindura. Ukajya usenga usaba Imana kugendana n'Imana kandi gukora ibyo Imana ishaka, kandi uwifuza Imana wese Imana imuhaza ibyiza. Yesu abaha umugisha. N'uwari waraguye reka tugufashe gusenga. Yego. Turagushimiye Mana nziza. Uri umwami wacu. Sinaryawe watumenye kera utumenyera muri Kristo Yesu. Abaje muri Kristo Yesu basanga ari ibirangirire, basanga wari ubazi, basanga izina ryabo ryari ryarateguwe, imirimo yabo yari ihari, imbaraga zibashoboza zari zihari. None twakiriye ababene data baje muri Kristo. Twakiriye umuntu uretse ibyaha kugira ngo yezwe, akaba yasize isi kugira ngo afate ijuru. Turamuguhaye. Umurimo wacu ni ukumubwira iby'agakiza, uwawe ni ukumufata ukamukomeza ukamwubaka. None mwami, kora umurimo wawe mubo waduhaye, baraba utubwiriza kubabwiriza. None ntitubafatiye kubagumana n'ubundi ngaba bose mwami. Ari uwaguye nguyu, ari utarakwakira nguyu, deja n'uhagaze nawe nguyu kugira ngo arindwe n'Uwiteka. Bibe bityo ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Amen. Turagushimiye cyane, Imana iguhe. Amen. Turashimira umuntu ukurikirana ijwi ry'umukanguzi, tukubwire ko ibiganiro biracyakomeje, yaba ribaza nawe yaba n'ibindi, ibyo tugenda dushobozwa n'Imana kuba twabaha tuzajya tubibahereza. Utarakanda subscribe cyangwa se abone ubikore, ndetse no kuba wasangiza abandi inkuru nziza ni byiza. Kujya muri iyi comment ukaba wagira ibyo wandika nabyo biradufasha kugira tumenye icyo uri gutekereza cyangwa se uburyo wifuza kudushyigikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom. Shalom. Yesu abarinde.